Turabaramukije bene data mwese mukunda ijambo ry'Imana, mukaba mukunda Imana data wa twese, mugakunda Yesu Kristo umwana w'Imana wadutumweho kuducungura, kandi byose mukabikomezwamo n'umwuka wera w'Imana. Ubuntu n'amahoro biva kuri yo, nk'uko iri mu butatu bwera bwayo, bukomeze bugwire muri mwe none n'iteka ryose. Ni mwene so Pastor Nzabonimpaka Canisius ubaramukije kandi ubifuriza mwese ubuntu bw'Imana, na cyane cyane muri iyi minsi mikuru ya Pentecote, aho twibuka kandi atari ukubyibuka gusa nk'amateka, twibuka ahubwo tunarushaho gutegerereza hamwe ibyerekeranye n'iby'umwuka wera yasezeranyije, cyangwa ibyo Yesu yadusezeranyije ku by'umwuka wera, kuko ari isezerano rireba abantu b'ibihe byose, abariho mu kinyejana cya mbere ubw'umwuka wera yamanukaga ku isi, ubwa mbere amanukiye Yerusalemu ku ntumwa, ndetse n'abagiye bakurikiraho mu bindi binyejana, uko ibihe byakomeje kugenda bisimburana iteka kugeza na n'uyu munsi wa none. Turashima Imana rero twebwe abariho none, kuko natwe tutahejwe cyane kuri iyi nararibonye ntagatifu y'abera yo kuzura umwuka wera w'Imana isumba byose. Akaba n'ikimenyetso gikomeye nk'uko tuza kubireba muri iri somo tugira ngo tuganireho, cyerekeranye n'uburyo biduhamiririza neza yuko abera bazataha mu bwami bwo mu ijuru. Ndagira rero ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ryo kudufasha muri iyi minsi. Turi mu gihe cy'iminsi 10, twatangiye ku munsi mukuru wa Asensiyo, aho twibukaga ko umwami wacu Yesu Kristo yazamutse asubira mu ijuru, nyuma yo kurangiza imirimo yari akwiriye gukora hano ku isi, cyane cyane irangajwe imbere n'igikorwa cyo gucungura umwana w'umuntu, ngo amugarurire ishusho y'ubwiza twari twaragomwe n'abakurambere bacu mu ngo bya Edeni, ubwo bacumuraga ku Mana, bigatuma dusa n'abavukiye munsi y'umuvumo utewe n'icyaha. Ariko umwami Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro, kuko yazanywe no kugira ngo aducungure, atugarure mu murongo, yongera aduhindure, adusubize iteto twahoranye ryo kwitwa abana b'Imana isumba byose. Luka ibice 24 umurongo wa 44 kugeza 49, tuhasoma aya magambo yanditswe ngo: maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amina. Dusome no mu byakozwe n'intumwa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 3 kugira ngo tubone uko tujyanisha aya magambo. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere duhereye ku murongo wa 3, naho haravuga ngo: amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, atahubwo murindira ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bayisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Muzampamya i Yerusalemu, i Yudaya,
yose i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Imana ishimwe cyane, kuko ijambo ryayo ni rizima n'iry'ingirakamaro kandi ribereyeho kugira ngo rifashe abizera bo mu bihe byose, abariho icyo gihe, abariho none, ndetse n'abazaba bariho mu bindi bihe bizadukurikira, kuko sirwe tuza kurangiza amateka y'iby'Imana yagennye, ariko ibyo ngibyo ni ibanga ry'Imana. Biranashoboka ko kurangira kw'isi no kuzamuka kw'itorero n'ibindi byateganyijwe byadusohoreraho, ariko nk'uko byabayeho no ku bandi binyejana bigatambukana abari babigize, natwe iki ngiki gishobora kudutambukana, hirya yacu hakaba hari izindi generasiyo zigikurikiraho. Ariko uko twaba turiho kose, turashima Imana yo mu ijuru. Imana yatugiriye neza, ikadukuraho igisuzuguriro, ikadukorera ibitangaza bituma dushobora kuba abo turi bo, icyubahiro kibi cyayo. Ndagira ngo muri iyi mirongo myinshi dusomye, nene dushobora kugenda tuvuga twayisoma cyangwa tukayivuga mu mutwe, ariko dukuremo intego y'ijambo dukwiye kuganiraho. Ni intego ivuga ngo akamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. Amen. Akamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. N'abizera ba ryari, n'abizera b'ibihe byose. Umwuka wera w'Imana ni umwe wo mu butatu bwera bw'Imana, Trinité Divine. Ubwo butatu bwera bw'Imana bugizwe n'Imana Data wa twese, na Mwana ari we Yesu Kristo umucunguzi wacu, na Mwuka wera cyangwa Mwuka Muziranenge. Ubwo butatu bwarahoranye. Kuzura kw'Imana kukubiye muri ubwo butatu. Ayo ni amayobera matagatifu. Ariko turiringira tudashidikanya ko Imana yaduhaye umwuka wayo wera kugira ngo dusobanukirwe neza ibyayo mayoberane, tumenye Imana Data wa twese n'umurimo ukomeye yakoze ku bwacu, kandi tumenye na Yesu Kristo umwana wayo, uwo yatumye yari kumwe nayo mu ijuru uhereye kera kose, kuko ntabwo Yesu kubaho kwe no gutangira kubaho kwiwe bitangira ejo bundi abyarwa na Mariya mu kinyejana cya mbere cy'iki gihe cyacu cyitwa ere chrétienne cyangwa igihe cy'ubukristo. Ahubwo Bibiliya iduhishurira neza yuko yahozeho. Usomye muri Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere, atangira agira ati, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, Jambo uwo yari Imana, Jambo uwo ibintu byose niwe wabiremye. Ati ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuga yuko Jambo w'Imana ari we mwana w'intama w'Imana, Kristo Yesu umucunguzi, yahoranye n'Imana mbere na mbere. Kandi n'uyu mwuka wera tuvuga, nawe yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ngo Imana ijya gukora cyangwa ijya gutangiza igikorwa cyo kurema, ngo umwuka wera w'Imana yari ahari. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, iriho ubusabusa, umwijima wari uyigose. Maze umwuka w'Imana, Roho Mutagatifu, uyu mwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Kugeza ubwo rero Imana yaje gukora mu iyi si dutuyeho, iyicomora mu yindi mibumbe, irayidutunganyiriza neza, ikora biriya byose wasoma mu gice cya mbere cyose cy'itangiriro, ukomokeranya no mu cya kabiri uhabona inkomoko yacu n'intango n'inkomoko y'ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Umwuka w'Imana rero yari ahari mbere na mbere. Noneho mu isezerano rya kera, murabizi yuko turi mu isezerano rishya ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Ariko mbere yuko Yesu aza atuzaniye iri sezerano rishya, iry'abantu bajya banyuraho gutyo gusa ngo ni isezerano rishya, kuko Imana si ubwa mbere igirana n'abantu amasezerano. Ni ukuvuga hari andi masezerano yari yaragiye aba hakorwa n'Imana, hagati y'Imana n'umuntu, kuko isezerano riba riri hagati y'abantu babiri cyangwa hagati y'umuntu umwe n'ishyanga ry'abandi bantu.
Imana rero yashatse kwerekana neza urukundo rwayo kuva yatangira kurema umuntu. Niho isezerano rya mbere ku Mana no ku muntu ryatangiriye mu ngobyi ya Edeni, ubwo Imana yagiranaga na Adamu isezerano, ikamubwira ngo imuhaye iyo ngobyi, ubusitani, jaride nziza cyane, ngo ayibemo, ajya yidagaduramo, imezamwo igiti cyose cy'imbuto ziribwa, izo tuzi n'izo tutazi, zari zigenewe gutunga umwana w'umuntu. Kandi nyuma y'ibyo hari n'ibindi byiza byinshi Imana yari imuteganyirije. Iryo ni isezerano rya mbere ry'ubugingo. Muri iryo sezerano rero ntabwo umwana w'umuntu yarigumyemo neza, hirya y'imyaka n'igihe tutazi, nyuma y'uko ahawe umugore we Eva, noneho baza gukora icyaha, basoroma ku mbuto y'igiti bari barabujijwe, maze bararya. Imana ibona abantu bagize ukwigumura kuri yo, bituma habaho isezerano rya kabiri muri ya ngobyi ya Edeni, ni isezerano ry'umuvumo. Isezerano ryavumye Eva, rivuma inzoka, rivuma Adamu, bituma noneho kororoka kw'abantu ndetse n'isi yose imera nk'ivumwe, bigenda bibera munsi y'iryo sezerano rya kabiri ry'icyaha. Bukeye Imana kandi igirana isezerano na Nowa. Nowa nawe Imana imuha isezerano ry'imibanire y'Imana n'umuntu. Iryo sezerano niryo ryaje kumurokora rimukiza mu gihe cy'umwuzure, kandi nyuma y'umwuzure ikomeza kugirana nawe amasezerano. Nyuma y'ibyo rero Imana yaje kugirana amasezerano na Aburahamu, igirana n'Aburahamu isezerano, muri we ikomoramo ubwoko twita Abayisiraheli, abo bakomeje kugenda bari mu masezerano y'Imana. Bigeze mu gihe cya Sinayi, Abisiraheli bari kuva mu butayu, Imana igirana n'Abisiraheli amasezerano y'amategeko, irabaganiriza, ibabwira ibyitonderwa bagomba kwitondera, ntibabigumyemo. Igihe cyarageze nk'uko kuva ku gihe cy'umuhanuzi Hoseya, Imana niho yabonye yuko abana b'abantu basa n'abayinaniye rwose, nuko iza kubwira rero Hoseya yuko irambiwe imboneko z'amezi n'amasabato yabo no kujabika intoki mu mazi n'ibindi bakoraga by'umugenzo. Harimo ibyo yabategetse, ariko bari barabyajemo n'ibindi byinshi, ariko ntibyashoboye kunga abantu n'Imana. Nibwo rero mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya, Imana itangarije abari mu isi ko igiye kuzagirana n'abantu isezerano rishya. Haleluya! Ubwo rero Yesu aza kuvuka. Yesu niwe waje gutangaza iryo sezerano igihe yari agiye gutangiza igikorwa nyirizina cyo gucungura umwana w'umuntu. Ubwo yatangaga ifunguro ryera, aravuga ati, munywere kuri iki gikombe mwese, kuko iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye agiye kumenekera benshi, kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha. Amen. Ngiryo isezerano rero tukirimo na bugingo n'ubu, ni isezerano ryakomotse mu maraso ya Kirisitu. Imana igirana n'abandi isezerano rishya, niho y'inyito y'iki gitabo cya Bibiliya cyitwa isezerano rishya ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Niho y'inyito ikomoka ku isezerano rishya rivunja yayandi arindwi yose atarashoboye kugeza abantu ku gakiza gashyitse. Iri riza rirurangiza, turimaranye imyaka 2000, ntiriracuya, ntiriteze no gucuya. Hirya yaryo nta rindi sezerano rihari Imana izagirana n'abantu. Zaba mwiri sezerano twazaniwe na Kristo ryo mu maraso ye bazabona ingorane. Mwiri sezerano niho dukura umwuka wera w'Imana isumba byose. Muri Kristo Yesu twahawemo ibintu byinshi tudashobora kwibagirwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka, kandi mu maraso ye niho dukura isezerano ryo kuzaba no mu bwami bw'Imana. Ibi byose dutunze dufitiye mu isezerano rishya bijyana n'iby'agakiza, byose byitwa iby'isezerano rishya twazaniwe na Kristo Yesu. Ngiyi rero inyito ya Bibiliya, isezerano rishya ry'umukiza wacu Kristo Yesu, ahabwa icyubahiro. Mu isezerano rya kera rero, rimwe ririmo ya masezerano yose yagiye Yeshuwa akagira esheke, ntashobore kunga abantu n'Imana ngo abantu bumve bibatosheje. Iri sezerano rya kera nabyo turibonamo umwuka wera, umwuka w'Imana, nk'uko twavuze ngo yagiye yigaragariza abantu mu bihe byose. Icyo gihe rero ntabwo yazaga mu muntu indani nk'uko bimeze mu isezerano rishya. Umwuka wera yazaga ku muntu umwe atoranije,
kugira ngo amukoreshe icyo agomba gukora mu gihe cye. Ni mw'ubwo buryo yaje kuri Samusoni, ngo umwuka w'Imana muzaho cyane. Umwuka w'Imana yaje kuri Yefuta, nawe amuzaho cyane. Yaje kuri Gidiyoni n'abandi bacamanza b'Abisiraheli bo mu gihe cy'ubucamanza. Uyu mwuka w'Imana niwe waje kuri Samweli, kandi yagiye aza no ku bahanuzi batandukanye, buri muntu akamukoresha icyo akwiriye gukora mu gihe cye, akarangiza akagenda. Ntabwo byari ku mugaragaro ngo umwuka wera akoreshe abantu nk'uko bimeze muri iki gihe cy'isezerano rishya. Imana ishimwe yuko uyu mwuka w'Imana yahozeho uhereye kera kose, kandi koko abo yagiye azaho bagiye bakorerwa ibitangaza n'Imana kugira ngo byandikirwe kuduhugura no kumenya neza iyo dukorana nayo iyo ariyo. Nta mwanya twabona, iki gihe aba ari gitoya cyane cyo kurondora ngo kuri uyu byagenze gutya, kuri uyu byagenze gutya. Mbakundishije Bibiliya, mujye musoma Bibiliya mutayijajura, utangira igitabo ugisoma ukirangize, wongera ufatira ikindi ugisoma ukirangize. Nibwo buryo uzavumbura amabanga menshi y'Imana ahishwe mu byanditswe byera. Nibwo uzabona gukora kw'Imana n'umwuka wayo wera biri mu byanditswe byera. Imana ishimwe kandi idukundisha iki gitabo. Ni akanwa k'Imana. Niba Imana yaraduhaye rero impumeko yayo, inspiration divine, niko Bibiliya yitwa n'abateolojiya, ni inspiration de Dieu, ni ibyahumetswe n'Imana. Ubwo tubitunze ku buntu, byakagombye kuba bidusaba amadolari n'amayero bihagije kugira ngo tubone Bibiliya, ariko Imana ishimwe yagiye ikoresha abantu bubaha izina ryayo, ikabaha n'amafaranga. Dore ku isi yose n'ibiyirimo ari ibya data. Noneho kugira ngo Bibiliya zandikwe mu buryo budahenze, dushobore kuzitunga no mu bihugu bikennye, naho ubundi cyari igitabo kitapfa gutungwa n'ubonetse wese. Imana ishimwe ko mu rugo rumwe usanga harimo izirenze imwe kugira ngo buri muntu wese atungwe n'ijambo ry'Imana. Gusa ikibabaje ni uko zaba ziri mu izo ngo ari nk'ibitabo by'umurato, ugasanga abantu bakennye ijambo ry'Imana kandi bafite Bibiliya ebyiri, eshatu, enye, hakurikijwe umubare w'abayirimo, w'abari mw'urwo rugo. Dore ko hari n'igihe usanga umuntu umwe yibitseho Bibiliya eshatu arize wenyine, ariko kuzisoma birakajya. Bavandimwe, hamwe n'imbaraga z'umwuka wera, nimukunda ijambo ry'Imana. Aha rero yari uburyo umwuka wera agaragara mu isezerano rya kera. Noneho mu isezerano rishya naho tubonamo kwigaragaza k'umwuka wera. Ndaje dukomeze tuvuge uyu mwuka wera w'Imana, uburyo agenda agaragarira abakunda umwami wacu bataryarya, n'uburyo isezerano rishya noneho ryamushyize ku mugaragaro kugira ngo abizera twese dutungwe naryo. Imana ihabwe icyubahiro kandi ikomeze kudufasha kuri iyi nararibonye ntoya dusangiye y'uburyo umwuka w'Imana yahozeho ari kumwe na data na Yesu, kandi n'uburyo yajyaga agenda yigaragaza mu buryo butandukanye ku muntu umwe, ariko ntamutindemo, akamukoresha icyamuhagurukirije, bwacya akajya ku wundi, gutyo gutyo. Turareba noneho isezerano rishya uburyo umwuka wera akorana n'abantu, uko yabanye n'abera bo mu kinyejana cya mbere, n'uburyo yagiye akomeza kubana n'ab'ibihe bitandukanye kugeza muri kino gihe cyacu. Natwe abapandikote ba none tukaba kwemera tudashidikanya ko uyu mwuka wera ari muri twe. Amen. Yesu rero yavuze cyane ku byerekeranye n'umwuka wera mu kwinjira mu isezerano rishya. Reka dusome muri Yohana, mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya 14, umurongo wa 15 n'uwa 17. Nimunkunda muzitondere amategeko yanjye, nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Kuri iyi mirongo dusomye
turabonamwo ibintu bibiri ndetse n'ikindi cya gatatu kitari mw'uyu murongo ariko by'ingirakamaro. Tubonamo uburyo bwo kubana n'umwuka wera, uburyo butatu umukristo abanamo n'umwuka wera. Ibi ndashaka kubivuga nanabitindeho gakeya kugira ngo bikure abantu mu rungabangabo no mu gihirahiro abantu benshi bakunda kujyamo. Umwuka wera azaba kuri mwe, umwuka wera azaba hamwe namwe, azaba hamwe namwe, abane namwe. Ariko noneho icya gatatu umwuka wera azaba muri mwe. Amen. Mbere y'uko umuntu abatizwa n'umwuka wera ngo abe muri we, aba yabanje kumuzaho ari nawe ukora igikorwa gikomeye cyo kumukundisha, cyo gukundisha umuntu ijambo ry'Imana. Burya iyo ukunze ijambo ry'Imana ukajya wumva yaryo mu mutima wawe, ukajya wumva unyotewe n'Imana, ukajya wumva unyotewe n'igihugu cy'ijuru, burya ibyo ni ibikorwa by'umwuka wera. Umwuka w'Imana atariho mu isi ntabwo wamera gutyo, aba yatangiye kukuzaho. Kuri iyi ngingo ya mbere umwuka wera aba yatangiye kuza kuri wowe akagukundisha ijambo ry'Imana, akagukundisha igihugu cy'ijuru, akagukundisha kwihana ibyaha. Biranditswe muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo uwo mwuka naza muri mwe niwe uzemeza ab'isi iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umwuka w'Imana ageza ku muntu akamwemeza iby'icyaha kandi akamwemeza no kukihana no kukivamo. Ibyo bigatuma dutangira urugendo rushya rwo kuzabana n'Imana. Icyo gihe umwuka wera bataraza muri twe indani. Kandi aha niho hari intambwe ya mbere, hari intambwe ya mbere yo kuba umwana w'Imana isumba byose. Kandi ukumva ufite inzara n'inyota byo gukiranukira Imana, ndetse ukanakiranuka ugatangira no kwera imbuto z'umwuka nubwo umwuka aba akikuriho ariko ataraba muri wowe, maze ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukabona izina mu gitabo cy'abaturage b'ijuru. Icyitonderwa rero navuzeho, hari benshi usanga bahagaritse imitima bavuga ko niba batabatijwe n'umwuka wera, batarabatizwa n'umwuka wera, ngo babe bavuga mu ndimi nshya, bahanura, bakora n'ibindi bitangaza tuzi bikorwa n'umwuka wera mu buzima bw'abantu, bagahora ku nkeke yo kwibaza ngo ntabwo ari abana b'Imana ntibazajya mu ijuru. Ugasanga rwose batunze Imana mu gahinda bati nta byacu ntaho tuzajya. Yewe ndetse ugasanga hari n'abigisha bigisha batyo bahagarika imitima y'abizera ngo mwebwe ngo nta byanyu, ngo mwebwe murasigaye, umuntu akajya akavuga mu ndimi nshya ngo ngaba bene ijuru. Ni byiza, ni byiza kuvuga mu ndimi nshya, ni byiza guhanura, ni byiza kwirukana amashitani, ni byiza guhabwa impano zigaragaza umwuka wera mu buzima bw'umuntu. Ariko icyiza cyane nyamukuru kibanza ni uyu mwuka utwemeza icyaha, ukatwemeza no kukihana, tukabona muri we imbaraga zo kukireka. Amen. Uyu mwuka udukundisha kuririmbira Imana, tukumva muri kwe hatobotse n'indirimbo nshya, tukumva muri kwe hatobotsemo inyota yo gusoma Bibiliya, tukumva muri kwe hatobotsemo inyota yo gukunda igihugu cy'ijuru no gutegereza kuzaza kwa Yesu. Ibyo bikorwa ndagira ngo mbabwire ko bitangira mu umuntu atangira kubarwa mu baturage b'ijuru umunsi yemera kumvira umwuka wera waje kuri we anyuze mu ijambo ry'Imana, mu bigisha no mu bundi buryo bwose umwuka akoresha ijambo ry'Imana. Umuntu agapfukama akatura ibyaha, akemerera imbere y'Imana ko yapfumuye,
akavuga ngo mwami babarira sinzasubira. Noneho ibyo bikorwa umwuka wera akoze mu muntu nibyo bimwandikisha mu gitabo cy'ubugingo, kandi iyo wanditswemo ibimenyetso birafatika. Nta muntu wo kubaririza ngo ese aho koko nagezemo. Icyakora niba ibyo wihannye ukigenda ujanajanda ubisubiramo, ibyo nawe uriyizi neza rwose, umwuka wawe ahamanya n'umwuka w'Imana yuko wabeshye idini ngo uri umukirisitu ariko nta bugingo ufite. Ibyo ndagira ngo tunabisanishe n'abamara kubona umwuka wera yabajeho, babatizwa n'umwuka wera yageze muri bo, bakirara maze bakagira ngo niryo juru bagezemo, bagasubira inyuma. Nicyo gituma rimwe na rimwe uzasanga hari abantu tubona bari bakwiye kuba ibyitegererezo, bafite umwuka w'Imana, ariko wareba ibikorwa bakora bavuye mu mwuka cyangwa ibikorwa babangikanyije kuri wa mwuka w'Imana, ugasanga biteye agahinda. Si uko atari umwuka w'Imana bahawe koko, wari wo, ariko kubera ko bawuhawe bacyambaye umubiri, dore ko twese burya tucyambaye umubiri. Iyo udacunze uyu mubiri wambaye ngo ukomeze kwemerera umwuka wera uri muri wowe, nicyo gituma n'umuntu wabatijwe mu mwuka wera ajya akora amarorerwa, agasubira inyuma, agakora ibyangwa n'izina ry'Imana, maze ugasanga byabaye ipotopoto. Aha rero ndagira ngo twizere yuko umwuka w'Imana akoresha abantu kuva mu ntango yo kwihana, ukaba wemerewe kuba mu baturage b'ijuru rwose. Haleluya. Abigisha rero bahagarika imitima y'abizera, bababwira yuko ubwo Imana yabanze ngo kuko ngo batahawe ziriya mbaraga ngo bahabwe kuvuga mu ndimi nyinshi, bahabwe guhanura, bahabwe impano, ngo ubwo nta nijoro bafite, ngo impanda nivuga muzasigara, ngo Yesu nagaruka mumeze gutyo ngo nta buryo muzumva impanda y'Imana. None se mu gihe umuntu amaze gukizwa akabatizwa mu mazi, ko byo abapasitoro tubishoboye kubatiza abantu mu mazi menshi, icyo tutahirahira gukora ko ari ukubabatiza mu mwuka wera. Nubwo hariho amadini ngo abapasitoro bayo bigize abo gusimbura kirisitu, bakavuga ngo bahesha abantu umwuka wera ku bwende bwabo, bakabakoreraho ibimenyetso ngo bigaragaza yuko bahawe umwuka wera, ugasanga barakorana n'imyuka mibi mu cyimbo cy'umwuka w'Imana. Ariko devuwara yacu mw'abapasitoro mwe, ntabwo dufite uburenganzira bwo kubatiza abantu mu mwuka wera. Icyo akora tubabatirisha amazi, ari nabyo Yohana mwene wacu pasitoro yavuze ati, njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, uzaza hanyuma yanjye uwo ni hatari, andusha ubushobozi, sinaringuye no gupfundura udushumi rw'inkweto ze. Seruwi niwe wenyine ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubatirisha abantu be umwuka wera. Iri rero ni sakaramento Yesu yisigarije, nta musenyeri ubigiramo uruhari, nta mureperezanti ubigiramo uruhari, nta mubishopu ubigiramo uruhari, nta n'abangaba bitwa ba potere nabo muri ino minsi ngo haje ngo ikindi garade rya potere, abo nabo ntibabigiramo uruhari. Nta wundi muntu, ni Kristo wenyine wabyisigarije. Icyo akora, icyo dukora, turasenga. Ari nayo mpamvu rero, ari nayo mpamvu ngira ngo umuntu wese asobanukirwe neza iby'uru rugendo, asobanukirwe neza iby'abapasitoro, abayobozi b'amadini atandukanye yemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Kuko niyo ndi kubwira, ibi birareba abemera Kristo ko ari umwami n'umucunguzi w'abari mu isi, birareba n'undi wese utabyemera gatyo. Amenye, asobanukirwe, ubwo agize amahirwe yo kumva inyigisho nk'izi, asobanukirwe ko Kristo Yesu ari we wenyine wahawe abantu b'isezerano rishya kugira ngo azabageze ku Mana. Ubwe yarivugiye muri Yohana igice cya 14 ko ari ntawe uzajya kwa Se atamujyanye. Ibyo rero bikwiye gutuma dusobanukirwa neza, mwabigisha mwe, mwabigishwa mwe, yuko kubatizwa mu mwuka wera ni indi ntambwe Imana itugezaho.
mu ntambwe nyinshi igenda iduteza, ariko cyane cyane ikintu nyamukuru kiduhesha ubugingo ni ukwihana ibyaha. none se wowe wabwira abantu ngo bazabona ishyano ntibazabona ijuru ngo nibasaba umwuka wera ku ngufu byanze bikunze? niba usenga Imana ukaba wariyirije ubusa, tuzabireba mu iri somo. nanone hari abagira ubunebwe mu kwakira umubatizo w'umwuka wera, bakagira ngo bizizana, birasengerwa, biritangirwa, bisaba iminsi, bisaba igihe, bisaba kwibabaza, bisaba gusengerwa n'abakozi b'Imana babisigiwe amavuta. ntabwo kandi bitwa abayobozi b'amadini bose basizwe aya mavuta yo gusengera abantu ngo buzuzwe umwuka wera. hari ababisigiwe. ntiwatanga icyo udafite, nawe waba uri umukene, ntiwajya gukenura abandi. birakwiriye rero kugira ngo tumenye tudashidikanya ko kubatizwa n'umwuka wera ni impano y'Imana, ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku kubabarirwa ibyaha, kandi uko kubabarirwa ibyaha niko kuduhindura abana b'Imana. nashakaga kuvuga rero ngo nyuma y'uko twebwe iby'abapasitoro dushoboye gukora, abantu kandi nabo bagakora ibyo bashoboye gukora, hari iby'Imana igutegeka ushoboye gukora. ushoboye kumenya kwihana, ushoboye kumenya kwanga ibyaha, ukamenya ibyo Bibiliya iziririza ukabyirinda. icyo ngicyo ntutegereza ngo hari imbaraga zindi zizamanuka kugukura mu byaha ku ngufu utabishaka. ntiwacomeka akaboko kawe mu muriro ubishaka ngo nuko Imana ishobora byose utangire wisengeshe ngo Mwami Imana ngo kankuriremo. reka da, yakareka kagashya kagakongoka, washaka ugasigarana kamwe n'igisebe. none se Imana yaduhaye ubwenge, nicyo gituma rero utavuga ngo iragukuramo. hari ibyo yadusigiye, nayo irabizi neza ibyo dushoboye gukora ibya ubwacu. hari umukoro yatwemereye twebwe abahagarariye amatorero n'amadini, dushoboye gukorera abantu b'Imana no kubunga nayo, no kubasengera bihannye ibyaha, no kubabatiza mu mazi menshi. ariko umwuka wera ni Kristo wenyine. ubwo rero udashoboye kwibatiza mu mwuka wera ngo ube warabigizemo ubunebwe n'ubushake buke ku bwende bwawe, humura, Imana ifite ikiguteguriye. ifite isaha yawe n'umunsi n'umwaka n'ukwezi uzahura n'iyo nararibonye y'abera, mu gihe Imana izabona yuko ari ngombwa. wowe gusa reba umukoro wawe. none se bene data, umaze kubwira abantu ngo ntibazajyayo, ngo ntibazabona Imana, ngo ntibazumva impanda, none se ko umuntu ashobora kwihana uyu munsi, yamara kubabarirwa ibyaha yumva ya mahoro y'Imana ahabwa abababariwe ibyaha, yumva dudubije mu mutima we, agapfa. kandi bajya bapfa, yewe ndetse agapfa atarabatizwa no mu mazi menshi. ariko yamaze kubyemera, yatangiye urugendo, abapasoro bamuyoboye bati nuko rero ntama ya Yesu, ubwo babariwe, ubwo wihannye, ubwo ukijijwe, uzaze wiga inyigisho z'umubatizo, ubundi tukubatize. umuntu ashobora gupfira muri iyo periyode iri hagati yo kwihana no kubatizwa, nyamara kandi akazajya mu ijuru, akaba mu ijuru ry'Imana. ejo bundi twataha tukazasanga nawe ari byagiyemo, kubera yuko yabonye izina mu gitabo cy'abaturage b'ijuru umunsi yemeraga ko ari umunyabyaha, akabyihana kandi akamaramaza ko atazabisubira, akanabireka. ntarabatizwa no mu mazi rero. mu mwuka wera ho biracyari urugendo rurerure, ariko ni umuturage w'ijuru. icyo mucyumve neza, abandeze amatwi, mugire agafiyeri, mugire ihumure, ntihakagire uguhagarika umutima ngo ubwo utavuga mu ndimi nshya ntabwo mu ijuru bagukunda. baragukunda. nanjye barankunze bananabintangariza ntarabatizwa n'umwuka wera, ariko nabaye inshuti y'Imana ikajya inkoresha n'ibindi nk'uko tugiye kubibona mu kanya. uburyo Imana ikoresha abantu igitegereje ko bazabatizwa mu mwuka wera. amen. noneho rero niba na cya gisambo cyaragiye mu ijuru kubera ko kibyemereye ko umusaraba gusa kirimo kirasamba, ntikikigarutse gushaka abapasitoro ngo bakibatize, ntikikigarutse gusaba umwuka wera, ariko
Yesu yarakibwiye ngo kubera uko watuye ukaba wemeye ibyaha byawe uyu munsi turi bubane muri paradizo mwana wanjye. Amen. Ndashima Imana kwiga ibabarira mu gihe igitegereje ko tuzatera izindi ntambwe zo mu byayo tugapfa tukimuka mu isi tutaragera aho ngaho turi abana b'ubugingo. Imana rero ibahembure mu iyi minsi mikuru ya Pantekote. N'iri jambo ubwaryo ushobora kuryumva rikaguhumuriza maze amaganya wagiraga ugasaba Imana imbabazi uti Imana imbabarire nari narihebye niganyira ko Imana itankunda, ahubwo iri joro umwuka wera akakumanukira kubera ko hari igisika kikuvanweho n'izi nyigisho, kandi iyo ibisika bivuyeho umwuka wera yitamururira kwinjira mu buzima bw'abizera. Imana ikugenderere ukimara kumva aya magambo mu izina rya Yesu. Tugeze ku ngingo ya kabiri rero twarimo tuvuga ngo umwuka wera ku muntu. Noneho umwuka wera hamwe namwe muri itsinda, muri itorero, muri idini, muri abantu runaka, ariko umwuka wera hamwe namwe azabana namwe ngo kuko abana namwe kandi azaba muri mwe ni ingingo ya gatatu. Ariko kuri ingingo ya kabiri nanone isezerano rishya ritugaragariza neza yuko umwuka wera yagiye abana n'abantu akabakoresha ibitangaza mbere yuko bazabatizwa mu mwuka wera. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 7 kugeza ku 10 tubona neza ubuhamya bwo kwigaragaza k'umwuka wera mu bantu mu gihe bagitegereje umubatizo nyirizina w'umwuka wera, ariko umwuka wera abana n'abantu. Matayo 10 umurongo wa 7 kugeza ku 10 haravuga ngo nimugende, uyu ni Yesu abwira abigishwa be, nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, 4 mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo, cyangwa amakanzu 2 cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi wese akwiriye ibimutunga. Amen. Haleluya. Aya ni amagambo yera y'Imana. Aratwereka ko Yesu atumye abigishwa be kujya gukora imirimo ikomeye, kandi arabizi neza ko atarababatiza mu mwuka wera. Arabizi neza ko umwuka akiri muri bo ariko atarajya muri bo. Nuko arabohereza bajyana na mwuka wera, bagezeyo bakora biriya byose bagomba gukora, bakiza abarwayi mu izina rya Yesu, birukana abadayimoni mu bantu. Bimwe tuvuga ngo ababatijwe n'umwuka ngo bari kwirukana amashitani mu bantu. Yewe ndetse bakiza abarwayi benshi, bazura n'abapfuye, barazuka. Nuko wajya rero muri Luka aho nanone yatumye abigishwa 70, uyu ni Yesu akabaha ubutumwa busa n'ubu. Baragenda nabo bakora ibitangaza mu izina rya Yesu, bagaruka bidoga bishimye cyane bati yo mwami we watugize abana b'Imana koko, uzi ko n'abadayimoni batwumviye mu izina ryawe, uzi yuko twakoze ibitangaza byinshi, uzi abarwayi bakize ingobyi bakazisubizayo bazikoreye, uzi ukuntu abapfuye bagiye bahaguruka. Nuko bagaruka mu munezero, ariko umwuka wera atarinjira muri bo nyirizina, ariko bagarukana uwo munezero. Nibwo Yesu nawe ngo yishimira cyane mu mwuka wera. Haleluya. Aravuga ati data ndagushimye kwiba ngibi wabihisha abanyabwenge n'abami b'iyisi ukabishurira abana batoya. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Aya ni amabanga akomeye y'Imana tubwirwa nayo mu byanditswe byera kugira ngo twishimane n'abishimira kuzabona ubugingo uhoraho. Bavandimwe,
ahangaha umwuka wera aba ari hamwe natwe mu masengesho, aba ari hamwe natwe. Ntabwo aba ari hamwe n'ababandi bari kuvuga mu ndimi nshya gusa, ntabwo aba ari hamwe n'ababandi bari guhanura gusa. Bahawe ubuhanuzi ku bwacu twese abakunda umwami wacu tutaryarya. Hari abo Imana yaduhereye ubuhanuzi ngo bajye baduhanurira, hari abo Imana yaduhereye impano zo kwirukana abadayimoni, zo kunetarariza imbaraga z'abakonikoni no gukoza isoni ibishaka gutukisha izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Hari abo Imana yaduhereye impano zo gukora ibitangaza zituma Imana yamamara igahabwa ikuzo, kubera yuko ibikorwa bya mwuka wera bituma Imana imenyekana aho itari kumenyekana. Yesu amaze kuzuka yahumekeye abigishwa be, abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Icyo gihe bari batarahabwa umwuka wera ngo ajye muri bo nk'uko byagenze ku munsi wa Pantekote, ariko ngo yabahumekeyeho, ngo abahumekere umwuka kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, kandi koko bahita batangira gusobanukirwa. Ubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 45, ukabisanga muri Yohana mu butumwa bwanditswe na Yohana ibice 20 n'umurongo wa 22. Aya ni amabanga y'Imana y'uburyo umwuka wera aba kuri twe kandi abana natwe. Icyigisho cyacu kiraza gukomeza no mu wundi munsi tuvuga noneho uburyo umwuka aba muri twe noneho ari nawo mubatizo w'umwuka wera. Imana ibahera umugisha. Iki gice tumaze kwiga kuri iri somo kandi n'ibindi biraza vuba mu izina rya Yesu. Mukomeze muryoherwe n'ubuntu bw'Imana mwinjira muri Pantekote. Yabanaga namwe, yabaga kuri wowe, ne wagugize kwa kundi kwatumye ubu uriwe, ariko turifuza ko mu iminsi mikuru none hamanuka akaba imbere muri wowe, muri nge, muri twebwe twese abatarabatizwa mu mwuka. Nababwira iki? Mucungira aho ngaho kugira ngo uyu mwuka wabaye kuri wowe, akaba yarabanye namwe mu bihe byiza byo gusenga, akaba yarabanye natwe mu itorero ryacu rya Pantekote, namwe mu idini ryanyu umwuka wera akaba abana namwe, noneho afite ubushake bwo kuba muri mwe. Namwe nimugira ubushake rero, nimusakirana mubishaka na wabishaka, maze mwirebera ko Imana n'abakirisitu. Amen.